Yesu ashimwe bene data abakozi b'Uwiteka umwami Imana, mbanje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi tunejejwe n'Imana none yongeye kubana natwe iki kwezi kose gushize. Derukana benshi ukwezi gushize, turongera turagarutse kandi twizera ko tugiye kongera kwinjira mu bihe byiza. Shimira abakozi b'Imana baba batuzirikanye bakadukurikirana bakatuba hafi iyi minsi yose, bakatwibutsa yuko iyi ukwezi kwashize. Reka mbere yo kugira ngo ngire icyo mvuga, reka mvugira ijambo. Niba ukwezi gushira abisi bagahemba abakozi babakoreye, twebwe Imana yacu yabuzwa n'iki kuduhemba? Imana ishimwe ko tuba twabonye umwanya wo kugaruka imbere yayo. Ubundi mu masengesho ni umwanya mwiza wo kugaruka imbere y'Uwiteka umwami Imana, kandi iyo tugarutse imbere y'Imana ntabwo dusubirayo gusa. Icyo tuzi neza nuko iyo tuje imbere y'Imana hari icyo Imana ikora ku buzima bwacu. Ikindi cya kabiri nanone, iyo tuje imbere y'Uwiteka umwami Imana tuhavana imbaraga zo kurwanya umwanzi Satani. Rero turashima Imana yuko buri wese uko tujya imbere y'Uwiteka umwami Imana, sinzi icyo uri wakure, ariko ayo nkubwire ngo ntuhave gusa. Iyi minsi itatu ize kutubera iminsi y'umugisha mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Rero natinze turi mu nsanganyamatsiko tubona mu gitabo cyo Kuva ibice 14 umurongo waho, ibice 14 umurongo wa 13, haravuga ngo Mose asubiza abantu ati, mwitinya mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. 14 Uwiteka ari bubarwanirire namwe mwicecekere. Amen. Ndafashijwe. Ndagushimiye mwami w'abami nyir'ingabo, ngushimiye neza n'ubuntu n'imbabazi byawe bidahwema, utuba hafi iminsi yose. Ku ijambo ryawe mwami Imana yatuyangorega nta shyanga rigira Imana iriba hafi nk'ishyanga rya Isiraheli. Mwami natwe tuzi yuko utuba hafi mu buryo bw'umwuka ndetse n'uburyo bufatika. Twarakubonye muri ibihe bya COVID. Mwami Imana igihe isi yose itari ifite igisubizo n'icyakorwa, mwami waradusanze, uraduhumuriza, uradukomeza, kandi ikiruta byose udukomeresheje ijambo ryawe. Natwe turabigushimiye. Icyubahiro ni icyawe mwami. Uyu mwanya mpawe yo kugira ngo mvuge ijambo ryawe, nyemerera kugira ngo uwo ari we wese mwami Imana ugiye kumvira ijambo ari uyu munsi, ari muri uku kwezi ndetse n'igihe cyose azaryumvira, rizabohora ubuzima bwe, agirirwe neza n'iryo jambo, kuko utuma ijambo ryawe rigakora. Reka rikora ikirizanye kuri iyi si kugira ngo risohoze umugambi wawe mwiza, mu izina rya Yesu. Amen. Imana yo mwijuru bampera umugisha. Muri kumwe na Pastor John Karimbanyi, Itorero Rwanda Victory Mission hariya Kanombe. Turabakunda cyane. Imana yo mwijuru ibiteho. Rero nk'uko ijambo ry'Uwiteka umwami Imana ritubwiye, cyangwa isanganyamatsiko ya masengesho yacu y'uku kwezi kwa gatatu, iki cyari igihe cyari gikomereye ku bana ba Isiraheli. Cyari igihe bagombaga kwambuka inyanja ibari imbere, bayihagaze imbere. Ndabona inyanja irimo ibareba, nabo bayireba. Ndabona babuze igisubizo, badafite icyo gukora. Ndabona noneho ingabo za Farawo ziri inyuma yabo, zibakurikiye kubica no kubambura ubuzima bwabo. Muri make nta gisubizo bari bafite, ariko bari bahagararanye n'umukozi w'Uwiteka umwami Imana. Arangije abasubiza mu imbaraga. Ntago yitaye ku nyanja itari bubaha inzira, ntago yitaye ku ngabo za Farawo zari inyuma yabo. Icyo yitaye guhanga amaso Data wo mu ijuru. Arangije ababwira ijambo rikomeye. Ntabwo iri jambo inyama n'amaraso rishobora kurivuga. Ntabwo iri jambo utuzi umwuka wera warivuga. Ntabwo iri jambo, reka nkubwire, iri jambo Mose yavuze ushobora kuba wuzuye umwuka wera ugatinya. Haleluya. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye neza
Mose asubiza abana ati mwitinya mwihagararire gusa, kubera ko bari biteguye igisubizo kiva kwa data, kubera ko yari afite network ya data. Reka nkubwire nshuti yanjye urimo kunyumva uyu munsi wa none, ndagira ngo nkubwire ngo aya masengesho nayo kongera kutwegereza kwicara iruhande rwa data, kugira ngo icyo avuga tucyumve dushobore kubwira abatarimo kumwumva. Haleluya. Ntabwo Abisirayeli uko banganaga bose ntabwo bashoboraga kumva data, kubera ko batari hafi ye, ariko Mose bamubonaga mu buryo bw'umubiri, ariko ari connecte na data. Ndagusaba mukozi w'Imana ba connecte na data. Nzi ko hari byinshi urimo kunyuramo, ariko biragusaba kugira ngo uconnecte kuri data. Haleluya. Mose yari connecte kuri data, narangiza aravuga ngo nimwitinya ahubwo nimwihagararire, kuko ndabona igisubizo, kuko agakiza mugiye kukabona nta nubwo ari kera, n'uyu munsi ndashaka gusubiza mu imbaraga uwumvaga yacitse intege, ndashaka gusubiza mu imbaraga uwumvaga adafite icyo yakora muri aka kanya, ndashaka gusubiza mu imbaraga wowe mukozi w'Iteka Umwami Imana. Birashoboka ko wari ugiye kubivamo, ariko subira mu imbaraga, kuko nawe ntabwo ari wowe. Urabona inyanja imbere yawe, iyo nyanja idacirwa kibera, iyo nyanja iteye ubwoba, ntabwo ufite uko yawayambuka, kandi inyuma urabona yo Farawo, icyo ubona gisigaye ni ugupfa. Ariko njye nkubwire ngo ntabwo ari igihe cyawe cyo gupfa, ahubwo ni igihe cyo kugaragaza icyubahiro cy'Uwiteka Umwami Imana. Umugaragu w'Uwiteka Umwami Imana arangije amanura icyubahiro cy'Uwiteka Umwami Imana, arangije avuga ashize amanga, aravuga ngo mwitinya. Mose asubiza abana ati mwitinya mwihagararire gusa murebe agakiza. Icyo usabwa ni uguhagarara ukareba agakiza ku Uwiteka Umwami Imana, kuko Uwiteka ari bubarwanirire, ntago Uwiteka ari kubarwanirira. Namwe mwicecekere, abari Abanyegiputa mwabonye uyu munsi ntago muzongera kubabona ukundi, kuko igihe cyabo ndabona cyarangiye. Data muhishurira ibanga. Reka nkubwire icyo turusha abandi, data ajya tubwira ibitaraba. Haleluya. Roboko sakatama, ndafashijwe. Data ajya tubwira ibitari byaba, ibitarashyirwa mu bikorwa, data aba yabitubwiye. Mose abivuga basaga nkaho, reka nkubwire, uretse umwuka wera wari uri aho ngaho arimo gukontorora, arimo gukora, ariko bagombaga no kumutera amabuye. Akamubwira ati ariko se Mose, wowe urareba inyanja iri imbere, ntabwo nituyinjiramo turagwamo. Urabona Farawo n'ingabo ze, nawe ntawe niduhagarara uravuga gute ko tutagira icyo tuba? Uravuga gute ko tutagomba gutinya? Birashoboka yuko nawe ushobora kuba ikibazo ufite uvuga ngo pasa ntabwo azi ibyo ndimo, ariko reka nkubwire ndabizi, ntabwo nitaye kuko bingana. Icyo nitaye kuri data uri kumwe natwe, nitaye ku ijambo data yavuze, nitaye ku masengesho urimo gusenga, nitaye ku mbaraga z'Imana uyu munsi ziracyahari gukora imirimo n'ibitangaza. Haleluya, haleluya. Bibiliya iratubwiye neza ngo maze Mose arababwira ngo mwihagararire. Haleluya. Roboko shakatayama. Ndimo ndavugana nawe uyu munsi, yewe kuko yo nzakomereza ahangaha, ntago nirirwa ninjira ahandi, ariko ndashaka gusengana nawe. Wari ufite ubwoba kubw'inyanja ubona imbere yawe, kubw'ibibazo ubona imbere yawe. Birashoboka ko ari mu itorero, birashoboka ko ari mu rugo rwawe, birashoboka ko ari mu kazi kawe, birashoboka ko ari mu bana bawe, birashoboka ko ari mu mubiri wawe urwaye umerewe nabi, ariko najya nkubwire ngo witinya. Niba urwaye iyo ndwara urwaye ntabwo ari iyo kukwica, ahubwo niyo guhimbaza Uwiteka Umwami Imana. Niba ushonje humura, iyo nzara niyo guhimbaza Uwiteka Umwami Imana. Hari icyo Imana ije gukora iyi minsi 3, ni iminsi yo kongera kuzana ubuzima, kuko ntago babonaga ubuzima, babonaga urupfu rwa imbere yabo gusa. Ariko Mose ababwira ijambo ry'ubuzima. Ndakubwira nanjye ijambo ry'ubuzima, witinya
humura, komera, hagarara. Uwiteka umwami Imana ari bukurwanirire, nawe wicecekere. Uwiteka umwami Imana ari bukurwanirire, kuko haleluya roboko sakatayama, Imana irakuzi intambara wanyuzemo, kuba zitarakwishe nuko Imana aricyo yakubikiye. Reka nkubwire, amagisida watambutsemo kuki utaguyemo nuko hari icyo Imana agusigarije. Reka nkubwire nshuti yawe, amarozi bakuroze kuki atakwishe nuko hari icyo Imana yarizi yuko hari icyo ugomba gukora. N'uyu munsi wa none ndagusubiza mu imbaraga ngo Imana yo mu ijuru irakuzi. Rebondoroboko sakatama, Imana izi ikigambiriye gukora ku buzima bwawe. Humura nshuti yanjye, nubwo umubiri ubona urimo kunanirwa, nubwo umubiri ubona usanga wananiwe, nubwo mu buryo bw'umubiri ubona bikomeye, ariko mu buryo bw'umwuka ndakubwira ngo hari ubutsinzi buva ku Uwiteka umwami Imana. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo mwitinya, ahubwo mwihagararire. Ihagararire nshuti yanjye, Uwiteka umwami Imana aratabaye, kandi atabaye ubwoko bwe, atabaye itorero, atabaye igihugu, atabaye abizeye izina rye. Ndavugana n'abantu bamenye izina ry'Uwiteka umwami Imana, ndavugana n'abantu bamenye uyu mugabo, ndavugana n'abantu bafite kwizera, kuko Uwiteka umwami Imana yavuze ngo nzakujya imbere ahataringaniye maringanize. Niko yabwiye umugaragu we wa Kuro ngo nzakugokuro wo n'imicisha amavuta, ngo nzakujya imbere ahataringaye maringanize. Imana agiye kukuvana aho ubonaga hasa n'igikombe, igiye kuwuzuza. Ngo yangereka nsoreze kuri ubu buhanuzi. Ubu ni ubuhanuzi ngo hanurira wowe wimikishwa amavuta, ubu ni ubuhanuzi ngo hanurira kuko Uwiteka umwami Imana ari kumwe nawe. We wari utinye, wari ucitse intege, hari imbaraga zo kukwambutsa, hari imbaraga zo kugutabara. Yewe witinya, kuko Uwiteka umwami Imana yakumenye utaraba urusoro mu nda mama wawe. Niyo mpamvu uyu munsi wigira ubwoba nk'uko Abisiraheli nubwo bari bafite ubwoba, ariko hari umugabo bita Mose, hari umugabo bita Mose. Uwo Mose abasubiza mu imbaraga. Bakozi b'Imana, tubwira ubwoko bw'Imana ijambo ribasubiza mu imbaraga, ijambo ryo kwizera. Nk'uko ndimo nsoza, nk'uko ndimo mbivuga, ndasoreza muri Yesaya 45. Ibibwirwa Kuro, wowe nturebe Kuro, ahubwo bari wowe wiyumva, abari wowe wiyumva, kuko ejo niho nzahera. Ngo ibi nibyo Uwiteka abwira wowe bishop, wowe apotere, wowe evangelisti, wowe mukozi w'Imana, wowe pastor, wowe mukuru w'itorero, aho uhagaze hose mu nshingano, wowe yimikishije amavuta, ati ni wowe mfashe ukuboko, ngufashe ukuboko kugira ngo uhambutse inyanja, ngufashe ukuboko kugira ngo nkurwanirire, nguhishe Farawo, ngufashe ukuboko arango wowe yimikishije amavuta. Niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere, kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi, kandi n'amarembo nazugarirwa. Nzakujya imbere. Niwe urimo kubwirwa ahataringaniye maringanize. Nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma, nzabicamo kabiri. Nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ari njye Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, ari njye Mana ya Isiraheli. Nawe wikomereze, wisomere, nzakomereza aho ngaho ejo. Ariko rero ngo ubwo buhanuzi bwakire mu izina rya Yesu. Akira ubwo buhanuzi kuko hari amavuta arimo kumanuka muri aka kanya. Akira ubwo buhanuzi kuko hari imbaraga zirimo kumanuka muri aka kanya. Akira ubwo buhanuzi kuko inshuti yanjye we warushidikanyije biremwe none ahangaha, kandi amavuta arahari. Bakozi b'Imana, Imana ibamera umugisha. Hari ababanje kubwiriza, Imana ibaha umugisha, kandi n'abagiye gukurikiraho mwese Imana yo mu ijuru ikomeze yite ku bantu bayo, kuko yitaye ku murimo wayo, kandi ntabwo yakwibagirwa. Ari we mukozi wayo n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Turabakunda cyane. Imana yo mu ijuru nibwo umugisha. Tuzongera ubutaha. Amen.